Yesu ashimwe cyane. Amazina nitwa Rusumbabahizi Alfred, ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana. Turaturuka muri paruwase ya Nyabikenke. Birashoboka ko bamwe batahaza, ariko ikorera mu murenge wa Bumbogo. Ivutse vuba, ngira ngo yavutse mu kwa gatandatu mu itariki 2 nibwo yemejwe kuba paruwase. Ubwo rero ni nkorera umurimo w'Imana. Ikindi dukorera mu bucidikoni bwa Kinyinya. Ubwo ahari ngera ngo ni ibyo ngibyo. Ikindi reka nshimire ubuyobozi bwa paruwasi ya Kacyiru bwangiriye icyizere kugira ngo nze gufatikanya namwe gusangira ijambo ry'Imana. Ndabashimiye cyane, mwarakoze nyakubahwa cidikoni kumpa uyu mwanya. Ndagira ngo uyu mwanya mbashimire Yesu. Ndashima Yesu. Ndashima Yesu yaranduhuye ndushye, ndemerewe. Mfite imyaka 18 nibwo Yesu yanduhuye. Yanduhuye ndi mu muryango w'abakristo. Data yari mwarimu w'ikanisa. 97 nibwo Yesu yanduhuye ndushye. Iyo ntekereje iyo myaka bituma nsengera urubyiruko cyane, kuko hari imbaraga zirwanya urubyiruko. Muri icyo gihe rero Yesu nibwo yantabaye. Turi mu iteraniro, mu giterane hari ku cyumweru. Icyo gihe data niwe wari wayoboye, ariko ntago ari we wari wabwirije. Icyo gihe ntago nari ndi mu baririmbyi, nari nicaye mu bakristo. Icyo gihe sinaye naririmbye, ariko nari umuririmbyi, ariko umuririmbyi upfuye urushye. Hari ibyaha byari bindemereye muri icyo gihe. Ibyaha by'ubusambanyi, ibyaha by'ubusinzi, n'ibyaha by'ubujura, n'ibyaha by'ubwibone. Mbivuga gutyo. Muri iyo myaka ibyo byaha byari binduhije. Kandi abaririmbyi bamwe twaririmbanaga ni nabo twasambanaga. Kandi ubwo businzi rimwe na rimwe twazinywaga iwacu. Nubwo muzehe yari mwarimu, ariko bagiraga n'inzoga zitavaga imbere y'igitanda. Twamara gusinda tugakora ibyo byaha by'ubusambanyi. Kandi abana bamwe iwacu bari barabyaye mu batisimu, nibo twagarukanaga tugakorana ibyo byaha. Ndashaka kugira ngo mbabwire Yesu, ndi muri iyo myaka ndushye, ndi muri uwo muryango umeze gutyo, niho Yesu yantabaye. Yesu ngiye kubabwira ntago ari numvanya abandi, niwo wansanze mfiriye aho ngaho. Data yajyaga mpibice byo kuzasoma ku cyumweru, akabimpa ku wa mbere, nkabirepeta guhera ku wa mbere, nkazabisoma ku cyumweru narabifashe mu mutwe, ariko utambwira ngo bivuga ngo iki, ngo nzagire icyo nkubwira. Yesu ngiye kubabwira nuwo niboneye, ngiye yanduhuye ndi muri ubwo bubata ndushye. Icyo gihe 97 nibwo Yesu yanduhuye iyo mitwaro yose yari nimpetamishije bitugu, maze kwatura, maze kwihana ibyo byaha byose nababwiye, nibwo Yesu yinjiye mu bugingo bwanjye. Byanditswe ijambo ry'Imana, none ntangiye kurisoma, ntangira kuryoherwa naryo, nkumva ritangiye kumfasha, nkumva aho ndambuye hose ndimo nsoma, nkumva ndaryohe, nkumva ibyo nasomaga kera ntabyumva, nkumva ntangiye kubyumva.
nagiraga isoni ntashobora guhagarara imbere y'abantu, numva ntangiye, nkumva hari ibintu birimo byisukiranya muri njye, nkumva ijambo ry'Imana ntangiye kuryumva, nkumva ndahatwa no kurisangiza n'abantu. Nuko nahagurutse, nuko Umwuka Wera aramfata arankomeza, nsaba imbabazi ababyeyi, nsaba imbabazi b'abaririmbyi twaririmbanaga, ndihana kuva 1997 kugeza uyu munsi. Maze imyaka 25 ngendana na Yesu, igiye kugera. Mfite intego ivuga ngo ngwino urebe Yesu. Nari ndimo mbwira Yesu, niki ngiye kugandiriza abantu ba, numva ijwi rirambwira ngo ubabwire ngo nyine ngo ongera ubabwire bongere barebe Yesu. Simbizi, arambwira ngo nongere mbabwire ngo nimuze murebe Yesu. Ndagira ngo uyu mugoroba hari uko ari umunsi, ariko ndifuza ngo wongere umubone bundi bushyashya. Ngize umugisha kubera ko waje muri iterane, reka duhereze Imana icyubahiro. Mfite umugisha kandi nawe uri umugisha, kubera yuko nawe Imana iguteye iteka uyu mugoroba utandukanye n'indi migoroba yose. Unyemerere, ndagira ngo uyu mwanya tugiye kumara umbabarire wongere urebe Yesu. Kandi Yesu ari hagati muri twebwe. Yesu araryoshye, Yesu araruhura, Yesu wantabaye. Haleluya, Yesu wo gutaba. Ndagira ngo wongere umubone bundi bushyashya, kandi ayerekana mu buryo butandukanye. Niba wari ni mugoroba ejo, bitandukanye nuko Yesu agiye kutwereka muri uyu mugoroba. Igihe cyose mbe niteguye ko Yesu ashobora kuza mu bundi buryo. Uyu mugoroba rero ndakwingingira kugira ngo Yesu wongere umurebe. Yesu yongera kwiyereka. Burya hari igihe abantu bagendera urugendo, hari igihe abantu baririmba, hari igihe abantu bayobora, hari igihe abantu babwiriza, ariko Yesu hari n'abamuvuga bataramubona, hari n'abavuga bataramubonye. Cyokora hari abamwumvise, hari n'abamubonye. Hari abantu bamwumvise, ariko hari n'abamubonye. Umuntu wamubonye Yesu ashimwe. Umuntu wamubonye mama, umuntu wamubonye papa we, umuntu wamubonye urubyiruko turi kumwe, umuntu wamubonye. Hagira itandukaniro hagati y'abiki gihe cya none. Umubyeyi wamubonye, hagira itandukaniro hagati y'abandi babyeyi. Umugabo wamubonye, hagira itandukaniro ritandukanye n'iry'abandi bagabo. Umukobwa wamubonye, hagira itandukaniro ritandukanye n'abandi bakobwa b'iki gihe cya none. Umusore wamubonye, hagira itandukaniro ritandukanye n'iry'abasore b'iki gihe cya none. Ndagira ngo nkubwire, hari abantu bamwumvise batigeze bamubona. Kandi reka mbabwire, hari abantu bishuka ngo baramubonye, ariko inshuti yanjye, uri mu bamwumvise cyangwa uri mu bamubonye? Uwamubonye rero aramuyobora. Iyo ugiye agendana nawe, iyo uyobye aravuga ati mwana wanjye wayobye. Iyo uhuye n'akaga aritambika. Intambara iyo ziguhaguruke, data aritambika. Uburwayi bwahagurutse, ibibazo byaguca, intambara zabaye nyinshi, kubera yuko hari uwo wiringiye, hari uwo wakiri. Uwo ni umunyembaraga, uwo ni intwari mu ntaba. Aramanuka akivanga mu byaha. Ariko iyo wamwumvise, ugera muri ba besikoro nawe ukaba umwesikoro, ugera muri ba banyamagambo nawe ukaba umunyamagambo, ugera muri ba basambanyi nawe ukaba umusambanyi, kandi ukabikora rwose. Ugera muri ba bandi batiha agaciro, badaha agaciro n'umwami wabo, nawe ukajya kwifatikanya nabo.
mu basomana ukajya gusomana, mu banyamagambo ukajya, kandi igihe cyagera ukaza ku ruhimbi kaza guhimbaza. Ariko ndashaka kuvugana hari ibyiciro bibiri biba mu itorero. Hari abamubonye, hari n'abamwumvise. Abamubonye rero nimuze twigendere, abamubonye nimuze twigendere, nimuze twigendere abamubonye. Abamwumvise mufite akaga. Yesu arakiza, Yesu araruhura, Yesu aratabara, Yesu, haleluya. Reka tumuhereze icyubahiro. Reka dusangire amagambo aboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka igice cya 19. Hari umugabo nkunda wiboneye Yesu. Rega ndagira ngo nkubaze, nawe waramubonye? Niba waramubonye wicinye icyaha, ariko niba waramwumvise uyu munsi ndakwifuriza kugira ngo ntuve muri iri teraniro utamubonye. Yesu ndagira ngo mbabwire ari hagati muri twe. Yesu yamanutse, haleluya. Ntabwo erega ngo amaze kuzuka ngo yajyaga yereka abigishwa we ngo mu buryo butandukanye. Uyu munsi rero aratwereka bitandukanye nuko yatwiretse ejo nimugoroba, aratwereka bitandukanye nuko azatwereka ejo kuwa kane. Uyu mugoroba wa gatatu Yesu ndamwinginga, haleluya, abiyeretse kugira ngo bisobanuke ko iki cyumweru kizakubera urufunguzo, haleluya. Ndagira ngo uyu mugoroba ukubera umugoroba wo kugira umva wo gufungura ibintu byose muri Yesu. Byose biremera cyangwa ntabwo byemera? Igice cya 19 ninde wagezeyo ngadusomera ayo magambo? Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka igice cya 19 umurongo wa mbere. Wagezeyo? Umuntu ugerayo rwose amfashe. Hari umuntu ushaka kutuganira witwa Zakayo, ari mu bantu babonye Yesu. Kandi reka nkubwire, kugira ngo umubone hari ibyo wiyambura. Ntabwo ushobora kumubona ugihetse iyo mitwaro. Reka wahageza dusomera ayo magambo. Ndifuza kugira ngo ayo magambo atubera yacu, kandi nuca bugufi mu mitima iri joro rirakubera iry'umunezero. Uyu mwami tuvuga yaraje aca bugufi kugira ngo natwe tumwigire. Igice cya 19 wagezeyo? Nta wagezeyo imbere aha? Usome cyane nta kibazo. Yesu ageze i Yeriko, ahanyura hariho umuntu witwaga Zakayo. Yari umukoresha w'ubwiko kandi yari umutunzi, ashaka kureba Yesu. Yego, arirukanka ajya imbere, arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu murebe kuko yaragiye kunyuraho. Kuko Yesu yaragiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama, aramubwira ati Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira amunezerewe, abantu bose babibonye barabyivovotera bati dore nguri yagiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nabyumva nambuye ndabimumurikira kare. Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe yaje gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Mama, Imana iguhe umugisha. Mwamumpereye amashyi ariko ko nyamusabiye mu izina rya Yesu.
dufashe urugero rw'umuntu uyu, ni benshi batubereye icyitegererezo cyo kubona Yesu. Iyo ubonye Yesu hari ibintu bihinduka. Iyo ubonye Yesu ubuzima burahinduka, imibereho irahinduka. Uyu mugabo bitazaka yaratuye Yeriko, ariko Yesu ngahanyura amugiriraho umugisha. Hari ikivunge cy'abantu benshi ngo bari bamukurikiye, ariko reka mbabwire na n'uyu munsi hari ikivunge cy'abantu benshi barimo bakurikira Yesu, cyabari kirimo abakomeye n'aboroheje, abize n'abatarize, abakire n'abakene. Hari ikivunge uyu munsi kirimo gikurikira Yesu, ariko reka mbabwire hari turufu. Kumukurikira si cyo kibazo, ahubwo umukurikiranye n'icyo ufite cyo n'iki. Mbese wabonye abandi bagenda utireka nanjye genda, wabonye abandi bahimbaza ubonye biryoshye utireka nanjye guhimbaza. N'icyo ufite mu mutima wawe. Uyu muntu bitazaka yari Yeriko mu bibazo, ubundi Yeriko ntago ari ahantu heza, ariko Yesu ngo yarahanyuze gusa. Zaka yari yarumvishije ibye hakajya yumva tariki iby'uwo mugabo nzamubona n'ibyandi nanjye nzamubona. Ngigihe kimwe Yesu rero aza kunyura Yeriko aho ngaho. Yeriko n'uyu munsi hari abantu bakiri Yeriko. Yeriko ukiri Yeriko Yesu niwe uzigera umubona, ariko numara kuva Yeriko hari abantu barambije Yeriko badamaraye. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire Zakayo umva ikintu yakoze. Ngabonye abantu ari benshi, ikibazo ntabwo bari abantu, ahubwo ikibazo cyari icyo yashakaga. Hari ibintu Yesu buriya yari yamaze gukora mu mutima wa Zakayo. Hari ibintu Yesu yari yarangije gukora mu mutima we, kubera yuko akimara kumva ibya Yesu ngo yagize urukumbuzi rwo kumureba. Niko waje muri iri teraniro, waje kureba pasiteri, waje kureba umuvugabutumwa, cyangwa waje kureba Yesu. Yesu ntaguceho byigana. Iki giterane kigiye kumara iminsi icyumweru cyose, ubyigana. Umva ubyigana. Iki giterane kizavemo Yesu akuremeye amateka mashyashya, kizavemo Yesu akuremeye ubuzima bushya. Uyu mugoroba ntuzagupfira ubusa, baririmbye uyu mugoroba ntuzabapfira ubusa. Tugiye gusenga Imana ibyiri Yesu wongera umwiyumve, yongera kuryohera. Yesu araryoshye, Yesu amereye neza arusha ubuki. Yesu araryoshye. Amumva ko Yesu aryoshye, tumuhereze icyubahiro. Yesu yaryoheye Zakayo ava mu byubahiro. Yari umukoresha w'ikoro, niwe wari kwifara. Kandi ikindi ntabwo yari umukoresha w'ikoro, yari n'umunyamafara, yari umutu. Ava muri icyo cyubahiro. Utarava muri icyo cyubahiro Yesu ntabwo uzigera umubona, kandi ababyeyi bawe ntibazamuguha. Ngese bari baramumpaye kwitwa ngo ababyeyi bawe buri wese azikorera uwe mutwaro. Hari ibintu nigiye kuri data, ariko hari n'ibyo ntazamwigiraho, kuko ibyo by'ubusambanyi iyo bataza gutereka inzoga iwacu kandi ngo naba poroso. Natekereza ko 90% ubusinzi ibyaha byari iwacu muri Karani. Data akava ku ruhimbi, ariko yagera mu rugo akadutereka, twamara gusinda. Kandi yari umuyobozi w'itorero. Hari ibyo nigiye kuri data, ariko hari n'ibyo ntazamwigiraho rwose. Hari ubuyobozi bwe najyaga mbona uko yobora,
Imana yanteye iteka, reka tuyihereze icyubahiro. Hari ibyo data namwigiyeho kuyobora, hari n'ibyo ntazamwigiraho, kubera yuko hari abantu bakora uyu murimo batarigeze babona Yesu. Baramwumvise ariko ntibatigeze bamubona. Tugiye gusenga. Reka nkubwire mama, reka nkubwire umujeni we, reka nkubwire va mu kigare. Yesu mba Zakayo yari afite icyubahiro, yakivuyemo aragisiga. Yari umunyamafaranga, yayakoragamo. Bibiliya iravuga ngo yari n'umutunzi kuri cyo cyane. Ariko reka mbabwire, Imana yamugendereye ngo Yesu yinyurire i Yeriko. Yari ahanyuze gusa, ariko buriya hari impamvu yanyuze i Yeriko, ngo hasanga icyerekezo cyari cyo gutabara Zakayo, n'ubundi ntiyari kunyuranye. Reka nkubwire, we waje muri iri teraniro, mbabarira, Yesu ye kukunyuraho. Haleluya, mbabarira uyu mugoro. Ariko abazi ko Yesu akora tumuhereze icyubahiro. Arakora cyangwa ntakora? Hari abantu bazi ko adakora, hari abantu bazi ko atavuga, ariko yavuganye n'umutima wa Zakayo. Aravuga ngo nubwo abantu ari benshi, ariko hari icyo nakora. Ngo yarirukanse, ngo yurura igiti bitaga umuvumu. Wowe uricaye, haleluya, uragera mu akazi kakwishe n'ibyo ukaryama, uvuye mu kazi, uvuye mu mibare, mu gitondo ukaramuka wiruka, mbega urimo uracyangagikiwe. Reka kubwira, fata pause, ruhuka mu mutwe, shyira ubwenge ku gihe. Reka nkubwire, ako kazi ni keza, gukora ni byiza. Ariko Zakayo yaravuze ati umva, aka kazi ndagakunda, ariko uyu munsi ngomba kugahagarika, nkajya kuvugana na Yesu, nkajya kumureba bwonyine. Yari afite n'umugambi wo kumwireba Yesu. Rero reka mubwire, burya abafite gahunda n'abataza bafite gahunda. Zakayo yari afite gahunda, urumva, ngarabyigana ngo yurire umuvumo, ngo kugira ngo arebe Yesu. Ngo Yesu rero reka mubwire, ngarabimenya. Umva ikintu cyatanga, ngo Yesu arabimenya, amenya ngo umva umutima we wa Yesu wari warangije Zakayo, wamurangije Zakayo aciye bugufi. Aravuga ati ntago subira mu kazi kanjye ntamubonye. Ngariruka ngo yurire umuvumo, ngo kugira ngo arebe Yesu. Nubwo yari mugufi, ariko ugomba guhatana. Ibibazo ufite nudahatana, Satani arabikwiciramo. Reka nkubwire, iyo mibereho ufite, nubwo uri uyiriramo, nubwo uyifite ariko urayiriramo, ariko Yesu natakwiyereka iraguhita. Icyo cyubahiro Yesu natakibamo ngo umugire uwa mbere, kiraguhita. Ubwo busore ufite, ubwo buranga, reba ariko Imana yatugeze abantu beza, nuko dupfa. Umva, Imana yatugeze abantu nuko dupfa. Niba dupfa rero, kandi reka mbabwire, urupfu rwari rubi, na n'uyu munsi ni rubi. Ariko reka mbabwire, kubizera nta kibazo dufite, kuko urupfu ni irembo ry'ijuru. Ariko icyo nshaka kukubwira, ntihagire ibintu bigutandukanya na Yesu. Hatana muri ako kazi, uhatane. Abantu bishwe n'ibitekerezo. Ni uwuhe muganga wo kuzaguha gutuza mu mutima wawe? Abantu bumva mugiye kurwara imitwe n'abadogiteri bibacanye, ariko nimuza kwa Yesu niho mugiye kuruhukira. Reka mbabwire, nta bundi bukire, nta bundi butabaza, nta bundi burengezi. Abana b'abantu reka mbabwire bafite ibibazo, ariko Yesu niwe ufite igisubizo cy'ibibazo byawe. Haleluya, ngwino urebe Yesu muri uyu mugoroba. Reka nkubwire, Yesu niwe winjira mu kazi kawe, ukagakora, ukagubwa neza, ugasinzira neza, waba wungutse utungutse, sefe n'ibyo waba. Reka mbabwire, dufite intego niyo ngiye gusoreza. Zakayo yararushye, ariko abantu bamurebaga baravuga ngo yageze yageze. Baravuga ati yagezeyo, afite kashi,
umutekinisiye niwe uvugwa, afite akazi keza mu gihugu, mbega yagezeyo, ayiwe, mbega nawe wagezeyo, wumva waragezeyo, wumva nta bundi butabazi ukeneye, wumva nta bundi burengezi. Ndakubwiza ukuri, Zakayo yaravuze ati ibi nubwo ndi muri, ariko hari icyo nkeneye. Nshuti yanjye, ibuka ibyo Yesu yagukoreye, ibuka ukuntu Yesu yakurengeye cyane. Ndagira ngo wongere umukurure umwumve. Erega iyo ataza kuba mu ruhande rwawe, ahawe haba hari bagiranye, ahanjye nahawe haba hari bagiranye. Imana yarakurinze kuva ku itariki ya mbere ya 2021 mu kwa mbere, ubu tugeze ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 12, ugihumeka uyu mwuka. Hari abantu jya Rowa Faisal, jya Sehashika, jya hirya urebe abantu, urebe uyu mubiri wiratana ukomeze. Hari abantu barimo gutizwa uyu mwuka, winjira mu bitaro ukareba ku muntu acometsemo imipira ni ugahita uvuga ngo wa mubiri we. Ariko reka mbabwire, Yesu niwe ukenewe, nta kindi gikenewe. Iyo ubonye Yesu yaravuze ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose bizagira bite. Ndimo so uriya mugabo bita Zakayo yararushye, yararemerewe, ariko Yesu ndamukunda. Yesu agitangira ivugabutumwa, agitangira ministeri, yatanze itangazo. Ndagira ngo umuntu umwe asome muri Matayo igice cya 11 niho ngiye kurangiza, umurongo wa 28, uwusome wose. Ni nayo ntego y'igiterane cyane. Ariko Yesu araruhura, yaruhuye Zakayo. Zakayo, Yesu ni urugero twari dufashe ruto cyane. None inshuti yanjye, uyu mugabo ni nubwo bwa mbere unamubonye, birashoboka ko ari nabwo bwa mbere twanabona, birashoboka ko amaso yawe yangaya. Sinaje kugutera ubwoba, ariko turi mu isi, turabashyitsi n'abimukira. Nasomye ijambo rirambwira ngo nuwumva ijwi ryayo ntiwinangira umutima. Ndagira ngo mbatangarize ngo uyu mugoro Yesu afite umugambi mwiza wo guhindura amateka yawe agahinduka mu izina rya Yesu. Amen. Waracogoye, usigaye utagisenga, usigaranye amasengesho yabwirirwe ndamuki. Ariko ndagira ngo nkugire inama, niwinjire 2022 umeze gutyo, kuko uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Muravuga ngo uyu mwaka wari ugoye koko, nanjye ndabihana. N'ubu hari ibimenyetso bigaragaza ko uyu mwaka muririmbyi ngo urabeho wa mwaka we ntabwo waduhitanye, na covid yaduteye ntabwo yampitanye. Urabeho wa mwaka we ntabwo wampitanye, n'uburwayi narwaye ntabwo bwampitanye. Buri wese akiremo izina. Urabeho wa mwaka we ntabwo waduhitanye, na mama yararwaye ntabwo wamuhitanye, mukuru wanjye yararwaye ntabwo wamuhitanye, nanjye ubwanjye ntabwo wampitanye. Uyu mwaka reka babwire, Uwiteka yabaye mu ruhande rwawe. Reka tubihereze icyubahiro. Yabaye mu ruhande rwawe, yarakurinze, yakugiriye neza. Bayi harabona iminsi inga kugira ngo twinjire 2022. Mama, papa, musore, mbabarira wemerere Yesu. Uyu mwaka tugiye kwinjira mu 2022. Reka babwire, uzagambuza neza. Reka babwire ibyo mutabonye 2022 abantu basengeye Imana by'ukuri bagiye kugaruka. Reka babwire, uyu ni umwotso 2022. Ntabwo nibwo kubatera ubwoba, ariko reka babwire, muhaguruke dusengere impoza,
murahagurukire dusengere imiryango. Ndagira ngo mbabwire, reka mbabwire ababyeyi muri hano, ndakwinginze musengere urubyaro rwawe. Abadamu mwaje hano gusenga, musengere abatware banyu, kuko reka mbabwire bana mwaje ahangaha musengere ababyeyi banyu. Reka mbabwire mubasengere, namwe ubwanyu mwisengere, muve mu kigare, muve mu kigare cy'abiki. Ndagira ngo mbabwire abantu b'Imana, reka mbabwire nasomye ijambo rirambwira abazi Imana yabo bazagira bati mubivuge cyane, bazagira bati abazi Imana ya bazakomera, kandi nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Turiteguye abana b'Imana. 2022 Yesu afite umugambi mwiza wo kudukoresha iby'ubutwari. Haleluya. Reka mbabwire ntabwo duteye ubwo n'ibiriho none n'ibizaza, ntabwo biduteye ubwo, kuko reka tubifite dufite mapu dufite mapu yo mu buryo bw'umwuka. Reka mbabwire igihe kirageze, ndakubwira iki nicyo gihe cyawe. Ngiye gusoza, ariko nushaka uyu mwanya ufata icyemezo, va mu byo urimo. Nuba utazi no gusenga, iminsi tugiye kwinjiramo izagusengesha. Niba utajya wiyiriza n'ubusa, iminsi tugiyemo izatuma wiyiriza ubusa. Ndabihanuye kandi nta titima, ntabwo dufite abantu b'abaporoso, ariko mwebwe muri abangirikani. Hari abantu byacanze hanze ahangaha, ariko reka mbabwire icyumweru kizanarangira yumva n'iki giterane ntacyo bimubwiye. Ariko reka mbabwire abantu b'Imana, nta munsi n'umwe tugomba gucogora gusenga. Nawe ejo uzaze, bwira umuntu wicara mumbwirire ngo ejo uzagaruke. Bwira umuntu mwicaranye ngo ejo uzagaruke, mumbwirire ejo uzagaruke. Tugiye gusoza, reka mbabwire reka ibi bizaribwa n'abanyabwenge. Umuntu bitazakaye avuye mu cyubahiro, ava mu mafaranga, ava mu butunzi, ajya kwishakira Yesu. Yararushye, Zakayo yararushye, ariko reka yaravuze ati nubwo mfite aya mafaranga ntacyo amariye, nubwo mfite iki cyubahiro ntacyo bimariye, nubwo mfite ibi bifaranga byuzuye amakonte ntacyo bimariye, ariko se ko numva nta mahoro, ariko mba numva bavuga Yesu ngararuhu ngo Yesu arataba. Uwo ni Zakayo, atari ko wajya kumureba. Nanjye reka njye kumureba. Hagiye kumureba asanga hari akavuyo kaba. Ntuzatinywe n'akavuyo kariho muri iyi minsi, ntuzaterwa ubwoba n'ibiriho none. Ngo ye ava muri ako kavuyo, aravuga ngo ngomba gukoresha ubundi buryo. Vuga ngo ngiye gukoresha ubundi buryo. Hari uburyo tugiye gukoresha kugira ngo twinjire 2022 twemye. Nibigucanga uzahindura ubundi buryo. Zakayo ahindura uburyo, aravuduka ngo yururira umuvumo ngo kugira ngo Yesu na amwirebere neza. Tubehereze icyo wahira. Ndaryohewe, ndafashijwe. Reka twisengere. Umva ibyo bintu aho yarari muri biro ye byanyeganyeje umutima wa Yesu. Yesu atangiye kuba ati iri joro hari igitangaza kiri bukorwe. Birashoboka ko byari no kumanywa. Yaravuze ngo hari igitangaza kiri bukorwe. Atangira kugenza ibintu gakeye. Burya Yesu yagiye gutabara, hari ibintu yigizayo. Abanza bigizayo, ubwo burwayi bwigizayo, ubwo bushomera bwigizayo. Hari ibintu Yesu iyo yamaze vuga ngo yabimenye, ariko uziko ibyawe Yesu yabimenye, tumuhereze icyubahiro. Reka mubwire Yesu rero ngatangira kugenza gake, ngabantu baramubyigaga bamusunika, ariko yari yumvise ubu nubwo hari ibibazo. Nyemerera wumva ijwi rya Yesu muri uyu mugoroba. Hari amajwi menshi arimo duhamagara ngo biracitse, ngo birarangiye, ngo nta buzima, ngo ndabona nta cyerekezo. Ariko Yesu ajya atanga icyerekezo. Ndamwinginze Yesu aguha icyerekezo. Yesu nimwakira icyerekezo abari babuze icyerekezo mu izina rya Yesu. Ndahanuye Yesu naguhera icyerekezo, wowe wari ubuze icyerekezo. We wumva ngo ubuzima bugucanze, Yesu aguhindurira ubuzima. We wumva ngo hari uburwayi bwari buguteye ubwo, turi muri iri teraniro umva wizerere n'umurwayi wasize uri iwawe.
ngize ibi bintu birakora, izi mbaraga za Yesu zirakora. Nge ndabibonye, mbonye abarwayi bakira, abaganga barananiwe bati genda mwipfire, ariko Yesu yahagera akabirangiza byose. Somera uwo murongo twisenge. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Komeza soma, nyimbabarira wigireho hepfo gake nta kibazo. Reka mabwire ikintu kiruhisha abantu, ikintu kigoye abantu, ntabwo bashaka kuba abagaragu be ngo mwemere ngo kuba abagaragu banjye. Uyu munsi va mu cyubahiro wari urimo, uce bugufi kugira ngo Yesu uyu munsi akuryohere. Erega Yesu araryoye, ariko niwishyira hejuru ukigira undi muntu, Yesu ntuzamubona. Zakayo kugira ngo amubone yaciye bugufi, ashyira hasi ibyubahiro, ariruka yurira umuvumo, akora igikorwa cyo kurira umuvumo nubwo yari mugufi. Mu buryo bw'umwuka no mu mubiri Zakayo yari mugufi, ariko reka babwire kugira ngo arebe Yesu hari ibyo yakoze, hari icyo yakoze, yaruriye. Nawe uyu munsi urira Yesu. Reka babwire rero ya jambo mbega riraryoshye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe ngo nimuze musange n'abaruhura, ngo munyigireho. Komeza inshuti yanjye, mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro. Hehe? Yicarire. Ukeneye uburuhukiro bwo mu mutima, erega aya mahoro tuvuga araharanirwa, aya mahoro Yesu atanga araharanirwa. Niwiyicarira ntuzayabona, ariko hari igikorwa ugomba gukora, nuko ugomba kwiyambura icyo cyubahiro cyawe. Yesu niba agishaka nawe ukagishaka bizahereza, ariko niba ushaka icyubahiro Yesu aragashaka ubwo. Ariko nuca bugufi, Zakayo yaciye bugufi, ntekereza ko yari umukire. Iyo ariko yari yarayarunze, ariko afata icyemezo cyiza, abwira Yesu ati Yesu wanjye uranyuze. Iyo Yesu rero akugezemo iyo umubonye arakunyura, aravuga ati ndasaba ijambo. Ubwo yageze iwe Yesu aravuga ati Yesu kubw'umunezero mfite, abo nambuye bose ndabariho inshuro enye, kandi mugabane w'ibintu byanyu ndawufashisha abakene. Umva uyu munsi hari ibyo ugiye kurekura. Zakayo hari ibyo yarekuye, icyo cyubahiro cyawe urakirekura, ubwo bwibone bwawe urakurekura. Mama wawe nta kivuga, papa wawe nta kivuga, utaha uko wishakiye. Ababyeyi bawe baricuza impamvu banakubyara. Reka mvugane n'abasore bari muri iri teraniro ndetse n'abakobwa, reka nkubwire, mama wawe niba hari ibintu akubuza akakugira inama ntubyumve, irimbuka ryawe riri hafi. Papa wawe niba avuga ngo mwana wanjye ntukagenda ijoro, ndashaka kumbera gutya, ukagonda ijosi, ukarara kuri telefone bugaca. Ababyeyi bararushye, ariko guhamiriza turi abambere. Reka nkubwire, uyu mugoroba nasomye ijambo rirambwira ngo wubahe so na nyoko. Ni itegeko rya 5 mu mategeko Imana yatanze, ngo kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe ugiye gukenyuka kubwo kutumvira ababyeyi bawe. Umuntu ashatse yakubarira igihe gito cyo kuba. Aya mategeko Imana yahaye Mose ku musozi Sinai, mu mategeko 10, itegeko rya 5 bivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe. Kubaha ababyeyi birimo intsinzi yo kurama. Ndagira ngo mvugane n'abajeni bari muri ritero, mumbabarire nta nubwo mbazi, ariko reka mbabwire urufunguzo rw'imibereho myiza. Nubwo mama wawe utakibuka nahari, nubwo ugerayo ugashinga izosi ngo uturutse i Kigali, ariko mama wawe niwe waguhaye agaciro kwa ukusuko ugakesha mama wawe. Tugiye kwisengera Imana, murimo mwikururira ibibazo, urarara ku matelefone ukarinda gutya, ugaca amaso ameze gutya. Tugiye kwisengera Imana, ubundi mukarushya mwuka we, nutagira ibintu wiya muri iki giterane kizasigura ukurukuku. Kandi reka babwire, iki giterane ngaruka mwaka gihembura ubugingo bwa benshi.
abantu niho bicira amaji abazimu babarwaye. Urota ibiki? Tugiye kwisengera Imana ariko urarushye, ariko Yesu ari muri iri teraniro kugira ngo akuruhure. Naguhaye urufunguzo, tugiye kwisengera Imana, tugiye gusenga. Urarushye, arega ibi bintu hari ba nyirabyo. Hari abantu bavuganye n'Imana bakinjira muri iki giterane. Hari abantu bafite icyerekezo, hari abantu bafite gahunda, hari abantu iki giterane bagifitemo umusaruro bashobora no kwemera bakakigwamo, ariko kugira ngo umusaruro bazawubone. Kandi reka mbabwire abantu bafite gahunda muri iki giterane 2022, ubwo bamwe umwotsi uzabacumbaho, mwebwe umwotsi ntabwo uzabacumbaho mu izina rya Yesu. Reka mbabwire kandi reka mbabwire, uyu mugabo mubona ni ubihanuye 2022. Abantu b'Imana, umwotsi nta n'imbwa zizatumukira zizegera ihema ryawe. Ariko reka mbabwire, kubera yuko arabwenge, abazi Imana yabo bazagira bate? Tugiye kwisengera Imana. Nabarambiriye ariko nubundi nta kundi, tugiye kwisengera Imana. Nta mwanya mfite wo gusengera abarwayi kuko igihe cyagiye n'ibibazo. Muri mwebwe hari abantu bafite ibibazo, nta mwanya mfite w'ibyo. Ariko niba wizereye muri iri jambo, ukumva Yesu ari hagati muri twe, yari muri hagati muri twumva hari ibyo yakoze, wizere, hagurutsa kwizera kwa. Hari abantu bari bamaze igihe rumva bapfundikanya bikanga. Reka mbabwire, ninjye ubihanuye, niba utaryari 2022, ndakubwiza ukuri, Imana Data wa twese dukorera ifite umugambi mwiza wo guhindura amateka y'abantu b'Imana batageze bayisuzuguza. Tugiye kwisengera Imana. Ndeka nkubwire, niba ukeneye kugira ngo Yesu yongera kubone, wongera umubone wundi bushyashya, ntago shaka kugira ngo uhagurukire mu kigare. Hari abahagurukira mu kavuyo. Wumvise ijwi rya Yesu, hari ibyo ushobora guhindura mu mibereho yawe, mu rugendo rwawe. Niba birimo wumva Yesu yavuganye n'umutima wawe, uhagurukiraho rutwinginge Yesu, tuvuge ngo Yesu, dukeneye ko twongera tukakubona. Zakayerega yaramubonye, va mu bantu bamugiye. Buriya se wambwira ngo abantu bagendaga bamubyiga bari baramubonye? Bamwe batashye badakize, bamwe batahana ibibazo byabo, ariko Zakayo waciye bugufi, igitangaza cyaracyakira. Abandi batangira bagenda bamubyiga gusa. We kubyiga Yesu, ahubwo reka Yesu ayobora ubugingo bwawe. Niba urushye, haguruka, Yesu akuruhure muri uyu mugoroba. Birashoboka, birashoboka utise, ariko tugiye kwinginga Yesu. Hagurukira ku birenge byawe, dusenge. Kandi Imana ifite umugambi mwiza muri iri teraniro. Iri teraniro muraza kurara neza bitandukanye nuko mwajyaga murara. Hari ibintu iri teraniro niyo itariki uyandikiye, ntago ari ukwihamya, ariko Yesu ndamuzi akora ibitangaza. Ndecyo nari ndimo mbabwira nuko Yesu hari ibintu yahinduye muri iri teraniro. Hari ibintu yahinduye mu buzima, hari ibintu yahinduye mu watsimo. Abadamu muri hano ndabaha icyifuzo, musengera abatware bayo. Niba mukibuka no gusenga, erega gusenga ntago ari ugutera waraza. Abafarisayo barasengaga cyane, ariko reka nkubwe nta kizima, nta Yesu wari mu mitima yabo, yari uw'amagambo gusa, bari ab'amagambo gusa. Turashaka kugira ngo muvane ababyeyi muri iri teraniro, muvane ibintu mu magambo mushyire mu bikorwa. Musengera abatware bayo. Cya kabiri, musengera abana bayo. Tugiye kwisengera Imana. Ntawe usigaye yicaye wumva yabacikanywe. Mwebwe mwahagurutse, Imana ibaha umugisha. Nyakubahwa Cidikoni, mwatwemerera mugasabira imbaraga bagahinduka rwose. Turifuza ko
Yesu. Dusenga Imana. Uwiteka mwa Imana yacu, abagaragu bawe n'abaja bawe bahagaze imbere yawe kandi nk'ikimenyetso cyo guhamya ko ijambo ryawe ryinjiye mu mitima yabo. Ijambo ryawe ryinjiye mu mitima yabo, mwa Imana yacu, bakaba bifuza guhinduka bakaguhamya, bakemera ko babera umwami kandi umukiza. Mwami, biteho, bagire neza, bafashe, bakomeze, bahindure mu izina rya Yesu Kristo. Reka mwa Imana yacu bagusange kandi ubaruhure. Mana, bagire neza, imbabazi zawe zibabeho. Mwa Imana yacu, reka bagendane nawe muri byose, mu buzima bwabo bwa buri munsi, baba bari mu masomo, baba bari mu kazi, aho baba bari hose, mu ngo zabo ndetse n'ahandi. Reka mwa Imana yacu bigaragarize kandi weshe icyubahiro. Ibyabazitiraga byose, ibyabajyanaga kure yawe byose, ibyo byose bijugunywe kuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Reka mwa Imana yacu babane nawe kandi bakomezanye nawe uhereye none ukageza iteka ryose. Amen.